amakuru menshi atandukanye amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko ayo makuru amwe n'amwe tugiye kuyanyomoza tuvuga yuko atariyo, ayandi tuyemeza tuyatsindagira ko ayo makuru ariyo, mbabwira ngo dukomeze dukore like, dukomeze dukore comment, abatarakora subscribe namwe mudaza gukomeza kujya mucikwa n'ibiganiro bya Marika Africa TV, mbabwira ngo muri abagaciro kenshi, muri umumaro mwinshi cyane, mbabwira ngo turi hano ku bwanyu, mudahari twebwe ntitwaba turi aha ngaha. Niyo mpamvu rero nanjye mugomba kujya mbazanira amakuru agezweho arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga atandukanye. Hari amakuru rero mumaze iminsi mubona arimo kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko abantu bakunda guhostinga ari indaya, abandi bakavuga ngo abantu bakora mu tubari ni indaya, ariko ngira ngo mbabwire ko aya makuru ni ibinyoma nshingiye ku ngingo ya mbere ivuga ngo ese wowe udahostinga, wowe udakora mu tubari, wowe ntubizi yuko ubikora? Biriya rero bigendana na muntu, cyangwa bigendana n'uko umuntu abishaka cyangwa bikunze akabikora, bitandukanye no kumva ngo umuntu yagiye mu cyiciro runaka cyagiye gukora ahantu runaka, ubu ngo yamaze kuba indaya. Siko kuri, tujya tubibona baje mu bubari, bamara kunywa bamaze kwishima bikarangira babona ko amafaranga yabashiranye, bakajya kwirwaniraho mu matuwarete. Ibyo rero ntabwo ari abantu bo mu kabari gusa babikora, ahubwo n'abasohokemo barabikora. Niyo mpamvu rero si byiza gusebya akazi k'umuntu akora, kuko wavanye amaboko mu mufuka bagatangira guca intege ngo ukora mu kabari egare wamaze kuba indaya, uhostinga egare wamaze kuba indaya. Uko nta kuri guhari. Ibyo nshyireho akadomo kugira ngo hatazajya hakomeza guca abantu intege. Ndaga ntabwo ari byiza, kuko buriya maze iminsi ndimo kugenda mbibona babivuga, ariko nkavuga ngo hari ikintu tugomba gukora, hari ikintu tugomba kuganira hano kuri Marika Africa TV. Ese birakwiye ko twakomeza tugaha umurindi abemeza ibyo bintu? Ese koko nibyo cyangwa ni ukubeshya? Kuwa gatanu nari nasohokeye ahantu, havamo umwe biraba, abikorera muri tuwarete n'amashusho. Ariko yamubwire yuko uwo ni kamere ye, ntabwo wafata abantu bose bakora mu tubari bose ngo ni indaya. Iyo mvugo tuyikure mu mitwe yacu, iyo mitekerereze tuyikure mu mitwe yacu, kuko buriya umwana w'umukobwa wemeye akava mu rugo akajya gukora, ntirirwe ahamagara abasore ba shuga dadi abaka amafaranga, ahubwo yagiye kuyashaka, ahubwo uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'umugabo wewe watekereje icyo kintu. Nta hantu na hamwe utakura amafaranga, kandi nta hantu na hamwe utakorera ubwo burayi, ahubwo ababivuga baba bafite ukuntu bagiye bahura nabyo. Ntabwo uburyo umuntu ajya apfa kuvuga ibintu atahuye nabyo. Ubu se ni bangahe bagiye bajya mu bubari bagashaka gukubirana abo bana b'abakobwa bari mu bubari bakabima kandi bagataha? Ibyo rero ntugafate akantu gato ngo mukagira ibintu by'intambara, mukagire fayiti. No, byo si byo. Ahubwo twebwe tugomba kureba ni iki twakora kugira ngo twiteze imbere. Nimba ariho wabonye akazi, wabonye opportunity, kora n'imbaraga, kiyitange, sekera abakiriya. Wikaraga nyine ubone prime. Ibyo rero bishyizeho umurongo, bishyizeho akadomo. Ukora mu kabari uhostinga ntabwo ari indaya. Nabonye noneho batatse n'aba DJ
eh? Aba DJ nabo batatswe, DJ Brian, DJ Felix, DJ bakita ngo ikira hakandi bakita hari akandi gakobwa nako batatse nako barimo kuvuga ako bakita ndera akabarebe byose ni ibiki, reka tukarebe kugira ngo nawe tumumenye, ariko se muramuzi ariko n'ubundi nuko gusa ari kwa kundi ibi akantu kagusoba, ariko byanga byakunda amakuru aba ahari kuko urumva ni ibintu birimo gutrendinga kuri social media, barimo kuvuga ku ba DJ nabo basigaye ngo baba bakora ariko muri ikintu udafitiye gihamya akenshi buriya ntukagishinze ngo ugende wicare hariya ngo uvuge ngo runaka ngo bimeze gutya kuko iyo utangiye kugenda uvuga ibintu udafitiye gihamya bikugiraho ingaruka, bikugiraho ingaruka, ariko buriya iyo ufitiye ibintu gihamya biragufasha cyane kuruta uko wagenda usa nkaho umeze nkaho umeze nk'igikira nk'ikintu bayobora bakakiyobora aho bashatse hose. DJ Brian, DJ Felix, umukobwa bamwita nyine urumva hari amakuru arimo kuvugwa kuri DJ Brian, ariko DJ Brian buriya ari ukuntu ari seriyeze mu kuntu ku buryo udashobora kumumenyera cyangwa ukavuga amagambo yose wishakiye kuri DJ Brian, kuko buriya DJ Brian buri ibintu akora byose abikorana ubuhanga kandi n'ubushishozi, sinzi impamvu mutabibona. Nubwo ashobora gukoresha social media ashaka isene, ashaka amafaranga, ariko buriya baragira na discipline, ariko buriya DJ Brian iyo umwatatse ugakora nk'ibyo urimo gukora n'ibyo urimo kumuvugaho, hari ikintu tukubonamo ya mitekerereze imwe idahwitse, ya mitekerereze reka mbivuge muri contest ya bwana. Turekere aho ngaho rero gukomeza kuvuga kuri iyo ngingo, cyane cyane buri hari ibintu bikorerwa ahiherereye ugasanga nta n'amashusho, ugasanga nta gihamya, usibye gusa ukicara ngo wabonanye umuntu n'undi ugahita uvuga ngo habaye iki, kuko uwo muntu wenda umuziho icyo kintu, cyangwa kwa kuntu umuntu ngo yatangiye gutera imbere ugatangira kumutekerereza uko ari umukobwa igenda mu modoka nziza, kuko ubona nta kibazo afite cy'ubuzima ugatangira ngo ni abagabo. Icyo kintu mugerageze mukikure mu mutwe. Ku bagabo ho iyo bamaze gukira mu buryo bugaragarira buri umwe, batangira kuvuga ngo amafaranga yakuye ikuzimu. Iyo mitekerereze iraciriritse, yari iya kera idashobora kubona uko umuntu akora akazamuka. Ubu dufite amahirwe atandukanye yo kuba wakora ugakira ukazamuka ku kazi ako ariko kose wakora, ko ufite umutekano, ufite amahoro. Ariko ikintu nababwira cyo tugerageze mu byo tuvuga tujye tubanza tuyungurure, cyangwa natwe dukurikirana no mu social media tujye tubanza turebe ese havuzwe iki, uwabivuze ninde, yabivuze ashingiye ku ki, ese gihamya ni ikihe. Kuza gusa nkaza nkikarakasa nkavugaho umuntu kaza mukareba mukishima mugatera amakomenti, ntabwo bigezweho, ibyo ntabwo biramba, bimeze nka wa muriro uza ukagera mu bishara, ukajya mu bishara ukajya kubona ukabona mu isegonda rimwe birarangiye, udashobora no kongera kubona wa muriro. Nuko nk'uko biba bimeze. Mbabwira rero ko
akazi akariko kose gashobora kugeza aheza. Ndabakunda rero, mwari kumwe na Marika Africa TV, tuzasubire. Ciao ciao.